oya wibeshye natari kuvuga ngo ikibigo nuko umugabo yaba mwana ukanga umugabo aranywa umuntu uvuga ngo aragusohoka na sheri wanjye mwamwitana abandi nakaye kazi namwitana kasheri ako kaba gahagije kubwira ati rero wenda mwafashe mu itsinda ati hano hari 5 vuye nk'usohokana cyane mukagenda agatoki ko kandi mukajya kwinywera agacupa ntabwo iyo mumaze gusinda ntabwo hazamo ibintu muzakuritana ntabwo muzamwirukana ayo warahezwa mwamutwika aba bana kari abagome ngo mwatwika umuntu reka abana turimo turarera ngo twamutwika neko ni gute umuntu w'umusaza nk'uyu koko aba yarakoze iki kugira ngo abantu bajye kumugirira gutya mpagaze ndi Ntyazo mu karere ka Nyanza mu kagari ka Muhenerode Imuhero Kagatarara birimo biraducana mu gasantere ka Muhero hano ni mu gasantere abetse aha ngiye ndi Burundi reka garuka mu gihugu cyanjye batagufata wenyine batwereke n'imisozi y'Iburundi kazo Burundi ngaha ndaruzi ufite sheri uri Burundi ushobora kuntumwa wadutuma turi Burundi genda Burundi ni nziza oya genda Rwanda uri nziza none se baritse mu gihugu cyawe reka mbe nigeri Burundi je oya dushobora kuva hano tugenda tuguruka uragenda neza ni muhumure none se oya ubundi niyo umuntu agiye kurega undi mu mategeko bavuga ko nta burozi bubaho ubundi bavuga ko nta burozi uburozi nyine ntabwo bajya babwemera muri leta ariko mwe murabizi neza ko buhaba burahaba abantu hari n'umuntu ku musozi muvuga muti uyu nguyu bisaza barahaba ako nizeye ko mu itsinda ryanyu nta murozi urimo nawe narimo muzamutenga mumwirukane oya cyangwa muzakuritana ako muzamwirukane ayo warahezwa mwamutwika aba bana kari abagome ngo mwatwika umuntu reka abana turimo turarera ngo twamutwika neko ni gute umuntu w'umusaza nk'uyu koko aba yarakoze iki kugira ngo abantu bajye kumugirira gutya nese nta ndwara barabona ntaki ubu ntitwavuga mubivuga mute mwege mumubonye mubona arwaye iki tuvugishije ukuri tubona ari ibindi nese umuntu arenze ajya kwa muganga ntibikunde kandi indwara ntibayibone kandi umuntu arwaye binagaragaraho atari uburozi nahise umusaza nk'uyu hari uwo yahemukiye ariko kwa muganga baramupimye babona indwara uriya hari uwamubonye amugirira akantu byibura se yari umukungu ku buryo bavuga bati turamuziza hari n'igihe iyo umeze neza babikuziza wari wimere neza muzehe yego nta kibazo nari mfite ariko ubu rwose nta bushobozi bwo kugerayo ihangane turagerageza mu bishoboka murakoze reka wenda tuganire na bano bantu gatoya ariko muri itsinda ryacu ubu nta mugore bakubita mu rugo barabakubita uretse gatoya hano hari umugore bagikubitwa muri ino tsinda ntibivugire ntuzi ko bimubaho muvugisha ukuri kw'Imana hano hari umuntu bakubita muri ino tsinda ryacu yamwibeshya se kureba nk'ukubitwa
baragukubita ntabwo igira hano imbere gato ubu hari umuntu ugucyuzamo inshyi kweri oya ntabwo tugikubitwa tubana neza tukubahana byagendaga gutse ubundi kugira ngo bakujwe ibure bagukubitiraga iki wabaga wakoze none se kuvuga ngo ntabwo tugikubitwa nkaho nyine wakubitwaga aba mbere se ntabwo uzi ko babakubita abahese ba mbere urabazi ubu noneho musigaye mwarigaranzuye abagabo ubu ngubu turubahana tukuzuzanya tugafashanya oya hari umuntu nigeze kumva abagore babahaye intebe aho kwicaraho muyikandagiraho nibyo ngo abagabo musigaye mubakubita ahubwo ari mwebwe ariko nyamara hano hari abantu bakubitwa kuko agiye nkibivuga hari uyu mubyeyi ukuntu yandebye byaje kuzanira ikibazo baracyaguko yavugisha ukuri imbere y'Imana baracyagukubita ukuntu bari guseka we niko byagenze bite agu yagukubise mwapfuye byawe byihorere buri wese amenya urugo rwe madamu muri Nyazo igira hino baragukubita umugabo oya impamvu nari mbivuze nuko ntawasubiriza mugenzi we hari igihe nta bimbaho ariko mugenzi wanjye bikaba bimwe ariko uyu mubyeyi arakubitwa nawe yakivugira ku giti cye ntabwo none se igira hino mubaze kuki urimo kuvuga ngo nagukubitwa hari inyuma bagaseka hose ni ukubereye noneho nimba hari uzika bankubita nabivuga nibabivuge nta kibazo ntabwo bankubita ariko nta mpamvu yo kubaho mu bwigunge nta muntu ugikubitwa muri iki gihe kereka niba namwe musigaye ari ivugo numvishe yanteye ubwoba abagore ngo basigaye ahubwo atahasa igihe cyose ashakiye abana batoze kuba ati nawe uboze sha ndabeshya ibyo bibaho igira imbere nyebwerere bakwihorere igira imbere ntabwo arimo kukumva byabayeho baranamufunze uwo mumama ngwino nkubwire rasi umugabo wa Gasharu muri Gatarara byarabaye rwose turaturanye gutya umugore akajya atubaha umugabo igihe cyarageze rero ejo bundi afata ikibuye ahita agikubita umugabo amenya biravaho ahita ataka musigaye mukura amenya abagabo aratakara birangije ubwo bahise bamufata baramufunze barafunze rwose bibaho rwose ariko leta yacu irareba ikareba uhohoterwa uwo ari we akahanwa ubu ngubu abagabo basigaye bahohoterwa kurusha abagore hoya n'abagabo nabo hari abo bahohotera ariko bibaho ariko noneho bakajya bakabafunga bakabereka icyaha ko ari kibi noneho bakagihanirwa ariko reka nkubwire imbere ukuntu umeze uba ari umugabo wagukubita tubwizanye ukuri yewe se dore ikibazo ahantu kiri rero kiretse ari umunyamahane n'ubwo anywa inzoga agiye sinyinywa ariko noneho nta nubwo arwana arinywera akitahira akarara salamu ariko ntago bankubita nanjye kandi iyo yanyweye menya ko yanyweye nanjye nkigira mu mirimo yanjye nta kibazo ngira byibura se ujya uvuga uti umutware wanjye akunda agacupa wenda mu itsinda nagabanye reka mugurire akabyeri agacupa rwose ndakamugurira uravugisha ukuri rwose muri ibani ubu ni sheri nta kibazo mwita sheri rwose nta kibazo n'amafaranga urumva iyo nazanye ku cyumweru niwe aba yampaye tugenda mu itsinda ubwo urumva murafatanya mufitanye abana bangahe 3 mwose ariko mwararangije yego mwaraboneje ni byiza cyane ubu ngubu uravuga ati sheri wanjye mu rwara agasururu ko bajya bavuga se ko abagabo bajya mu kabari cyane bakunda guca inyuma abagore nta mugore aza kubwira ati umugabo mubonye ari ibyo ngibyo nkubwire rero keretse nyine umuntu w'umusinzi uba wararangije ukabona yararangije ariko noneho mu rugero anywera igihe agatahira igihe ubwo rero sinajya kubimushinja nubwo waza ukabimbwira ntabwo nabyemera
urakomeye kabisa. Hoya nta kibazo pe. Urumva atahira igihe. Ahubwo atahira igihe ni byiza. Agufasha byibura se mu mirimo, kwa kundi bavuga mu rugo uburinganire bwaraje, niba wenda uri kumesa, akaba wenda nawe ari gukoropa. Hari abagabo bajya boza ibyombo. Umva mu mirimo agomba kugenerwa, agomba kwigenera nawe abayibona. Nanjye nkaba mfite imirimo ngomba gukora. Bimwe bavuga se, bimwe bigishije uburinganire umugabo akavuga ati niba ntetse ngahoda ko muburana se. Umva Ndi kwibaza abagabo binaha ashobora ajya gutekera byibura rimwe. arateka bitewe nuko urabona iyo ntaje mu nama reba tutaha nimugoroba nk'ubu yatetse noneho muri Gatarara urabona ni kure mpagera nimugoroba sanga ihene nyine yazihaye ubwatsi nta kibazo mbafite byibura ariko nyine aba yatetse tu rwose imirimo arayikora nkasanga nanjye musanganira mu mirimo isigaye isigaye pe uru rugo rurakomeye rurakomeye rwose pe ibintu by'amahane mwarabyihoreye murituriza murafashanya mbese nta kibazo. Oya nta kibazo. Bya ni by'inka zikomanya amahembe se zibana zikomanya amahembe se urabona rero iyo umuntu atanywa urumva atanywa inzoga keretse abantu ariko noneho nimba agiye mbona agiye kuzamura ikintu cy'amahane nyine ariko nta mahane agira cyane ariko ibyo wa mugani ntibyabura ariko ni ukuvuga ngo mpita mwirinda nkahita nigira mu yindi mirimo yanjye igenewe. Uru rugo mwarumereye amashyi koko sinanga rugero muraruzi murakoze cyane kandi aha hari umuntu bataka uretse kunywa icupa n'icyaho ubundi nshaka kubimenyera bagenzi banjye oya uretse ko numva icyaha hano cyaba ku giti cye hari ukanywa hari n'abatakawe urakanywa nukanywa wowe nakabonye ndakanywa oya wibeshye natari kuvuga ngo ikibigo nuko umugabo yaba anywa nawe ukanywa umugabo aranywa umuntu uvuga ngo aragusohokana sheri wanjye mwe mwitana abandi ni akahe kazina mwitana ka sheri ako kaba gahagije kubwira ati rero wenda mwafashe mu itsinda ati hano hari 5 vuye nk'usohokana cyane mukagenda agatoki ko kandi mukajya kwinywera agacupa ntabwo iyo bimaze gusinda ntabwo hazamo ibintu by'intuza. Oya tunywa mu rugero ubwo ni ukuvuga ngo iyo tubanze kuba dushize inyota tujya mu rugo kuko umuntu aba afite n'abana kandi nabo baba bagomba kubona ubuzima bakabona n'ikibatunga. Hari ikibazo umaze kubaza mu kanya aravuga ni inaha umugabo w'inaha ashobora gufata amasahani akayoza utarwaye wenda uri mu kandi kazi cyangwa nawe unaniwe nkuko nawe ataka ananiwe akicara ukabyikora. Hari umugabo w'inaha ushobora koza amasahani biterwa yenda n'uwo ari we cyangwa se bigaterwa n'akazi urimo. Nk'ubu nyirizina ntahari ntabwo yagaburira abana ku ibyo kurya ngo abibagaburire. Oya uhari se wenda unaniwe avuga uti ndananiwe reka nduhuke nawe ubikore. Ntabwo nananirwa ku buryo nananirwa koza amasahani ariko byibura yakoropa. Aho gukoropa njye ntabwo mfite ndi icyo cyose nakibazwa kuko njyewe ahantu ndi ubu ngubu ndi mu icumbi ahantu ndi nijye bireba kuko ni ugukubura nta mugongo yabona wo gukubura nta mugongo yabona anjwi ariko yikundiye umugabo umugabo ari yakubura mpari rwose yenda ntahari bivuze mfite nk'uruzinduko ndimo ntabwo nawe yakwicara mu mwanda ariko mu gihe nawe mpari ntabwo yajya no kuvuga ngo ibintu byose ashobora kubikora mu gihe udahari. Niyo twagenda mpari mfite imirimo afite kumfasha bitewe nanjye n'akazi abona ndimo ariko hari nko gukubura cyangwa koza amasahane ntabwo ibyo bimureba ariko yateka uhari guteka mpari mfite ikindi mpugiyemo ndimo ndakora ariko se kuki ugomba kubuhuza wese ntabwo ajya ataha akicara wenda akavuga ati muteke none se ko biba biri mu nshingano zanjye biba biri mu nshingano ze ni ukuvuga ngo guteka n'inshingano z'umugore hano urabona ariko ni ukuvuga ngo yateka ntahari
mu gihe mpari nabwo yamfasha hari ibindi ndimo ndakora ariko mu gihe nta kintu mpugiyeho ndimo ndakora naniwe se ubwo nawe nakoze akahe kazi kanjye kuko nanirwa guteka ubwo numva wenda mujyana mu murima hari abantu bajyana n'abagabo babo guhinga sibyo mujyanye mu murima murahinguye ndashaka kumenya nyuma yo kuguhingura mwese murarushya bigenda bite bya byombo bitogeje kwa guteka bibigenza gute nkanjye mfite umwana wo kuba yakamfashije koza bya byombo ubwo nanjye nkajya mu gikoni ubwo umugabo yahinguye arakaraba nyine yamara kurya n'akaruhuka rwose babayeho neza kuteye ubwoba kabisa aha ntacyo ariko ratiyo mwuzuzanya mwarabyumvikanyeho niba ntacyo bigutwaye nta kibazo ntacyo bintwaye kuko nawe ntambangamira iyo abona ikintu ari ngombwa ko agikora arakimfasha kimwe n'uko yabonye inyota ikwishe nanjye aranzirikana nyine akamenya ariko se ntakigera buri gihe se ukagiye murajyana ntabwo tujyana buri gihe none byo uriya mudamu yavugaga ati abantu banywa bose habamo ikibazo wowe bibona gute kuba umuntu yaba anywa n'umugabo wanywa hari icyo byatwara njyewe mu rugo iwanjye nta kibazo mfite kuko iyo ari ngombwa afite amafaranga gusa afite nk'ay'icupa twajyana gusangira icupa ariko yenda abona afite nk'amacupa abiri tugomba kujyana kampa cyangwa arananzanira iyo hari icupa rimwe ni ukuvuga ngo ni iry'umugabo ni iry'umugabo ntabwo twajya gusangira abagabo binabarakiza abagabo muri kutura muzaze kwirongorera i Nyanza iyo hari icupa rimwe aba ari iry'umugabo iry'umugabo kandi noneho iyo ntanagiye afite bwa bushobozi ntange aranzanira arakuzanira ndumva mwibereho neza mwese agasinzira neza nawe wisomera agacupa ntabwo unywa inzoga ariko ko muri kuzihakana cyane ntabwo zinywa ariko wamuga n'ubundi n'ahantu iyihe nzoga igezweho ubu tuvugana ntabwo nkunda kujya mu tubari cyane izo zigezweho nanjye iyo mbonye nk'agafanta cyangwa se niyo kaba agafanta se kare ko buri simbeshwe agafanta wagiye mu kabari uranywa nta n'impamvu rwaba n'urwagwa si ukuvuga yuko yenda mvuga yuko ntanywa ntakagwa atari rwanda ariko rwa muri turi oya akakinsina k'ibitoki ngo ngwibe ngo ngwino murese icyo yumva kimwohera umubyeyi aravuze ngo nimuvuge inzoga zigezweho munywa abaturage ba rubanda rugufi ni rukaragishege iyo bita rukaragishege bakita ikigage ariko iyo bamaze rukaragishege iyo bamaze kugisembura ni rukaragishege nyine ni igikwangari tujye tuvugisha ukuri ibikwangari byo bimeze bite ni inzoga benga mu isukari bagashyiramo amazi na pakimari ntabwo byabica tujye tuvugisha ukuri nibyo bigezweho abaturage ba rubanda rugufi banywa ubu se iyo unyweye rukaragishege ntigukaraba ko njye sinywa inzoga ariko uwayinyweye wamwibwira wamwibwira niba ari umugore no guteka ntabwo abishobora umugabo we rwose ni hahandi n'izanduru nyine zo mu rugo ujya winywera rukaragishege yanjye ntabwo ngeraho niyo mpamvu navuze ngo ntagira ihari iriho ntabwo mwakanye n'igikwangari kiriho ahubwo nyine impamvu njye mfite kuba ntashobora rukaraga inshege yenda kera uzi ko habagaho agasemburo cyangwa akadivayi njye nkaba nanywa cya kindi mbashije ariko rukaraga inshege sinyisomeho kimwe n'uko nanywa urwagwa rw'ibitoki ariko noneho sinywe cya gikwangari byo birahari icyo ashoboye ariko ubu se hariya kuri taranziti ejo ntibireba bafata abantu nose si ibikwangari bapimaga n'amajerekani n'amadomoro yabo ntibabijyanye bari banyweye za rukaragishege baba bazinyweye rwose ziba zihari yewe nawe anyurwa ku giti cye harimo abaryoherwa n'icyo gikwangari hari uryoherwa yenda n'ako k'insina hari uryoherwa n'ikigage cy'umusemburo nubwo basa naho cyanacitse cyasimbuwe n'rukaragishege nk'uko ubivuga murakoze cyane rero twataramye ndabashimiye tuzagaruka namwe muzadusura ariko i Kigali sibyo none ko muvuga gute muzadusure erika azabaza oye muzayabona kuko se mva mutazayabona mwe muzadusure muri abakene se urumva uzakomeza ukaba umukene imana izabi bahawe turashaka natwe gutera imbere nk'abantu uzatera imbere rero humura kandi iyo umuntu azatera imbere atangira kubyiyumvamo agatangira akabyaza akavuga ati njyewe nzakira nuko bitangira sawa rero murakoze yego nawe
ubwo witwa nde muzehe? nitwa Rwabihikasi. Nkavuga ko tubashimiye kuba tubashije kubabona, kuko twari dufite ikibazo ndetse ku mushinga w'abana koko watangiye, ariko tukabona n'abantu bo hejuru baza ngo turebe rwose twumve ikiganiro cyabo, n'abana bishimira bamenye ko bafite abantu bo hejuru babashyigikiye. Nuko rero abana baza kudutumaho ko uyu munsi mugomba kuza, ariko ubu twumva twishimye cyane kandi byaradushimishije, kuko iyi ntambwe yabo hari icyo yadufashijeho nk'ababyeyi babo badashoboye. Hari ukuntu bagenda bakabaguza bakaza udufaranga tukadukoreshamo, bakatubyaza utundi, mituweli ikaboneka, nkanjye nkabona nayo njyana kwa muganga. Ese byakugendekeye bite muzehe? Narwaye uburwayi ntazi nanjye bwarananiye, ubu nkarwaye imyaka 8. Byarizanye? Za Gakoma, za Butare, n'i Kanombe nagiyeyo, ariko ubu n'ubu ntibukira. None byarifashe biraza cyangwa waravunitse? Byaraje bifatiramo hano, bifatiramo aha. Byafashe bibyimba cyangwa? Habanje kubyimba ubundi karaturika. Ukaraturitse? Ubu rero arapima indwara ntiboneke, kubera ubukene sinabashije kongera gusubira i Kanombe, ongere bansuzuma, ariko intambwe abo bana iyo babonye udufaranga umuntu akadukoresha akongera akayagarura, ubasha kubona yo kujyana kwa muganga. Ubasha kubona yo kujyana kwa muganga. Ubu ni ukuvuga ngo nta n'ikindi kintu wakora? Reka ntacyo. Iyo n'utwo dufaranga nk'utwo turadukoresha ku ruhande gutyo, igihe cyagera umwana akatugarura n'inyungu. Ubwo umwana akabona cyarya nuko tubayeho. None se ufite umufasha? Muri ino tsinda se harimo abana bawe bangahe? Harimo umwana umwe w'umukobwa niwe ngira. Ugira umwana umwe wenyine? W'umukobwa. Ubundi ufite abana bangahe? 5. Ariko inaha ntabwo mugeze mwitabira gahunda ya leta yo kuboneza urubyaro? Twarayiboneje, nta kibazo rwose, twabyariye igihe. 5 ubwo umwana yakurikiranye n'undi uko bikwiriye. Wagiye ubakurikiza gute? Imyaka igenwe 5, 4 gutya. Iyo myaka se ninde wayishyizeho? ntabwo none se nta kibazo. None se muzehe, ikibazo mfite ntabwo ari cyo kubakurikiranya wenda ngo byari ntahekana, ahubwo umubare w'ababyaye 5 buriya ntabwo ubona ari benshi, ko ari benshi bitewe n'ubushobozi? Ntabwo mwongeye? Gahunda yaje n'ubundi waramaze kubabyara. Byibura se bose bariga? 2 ntabwo biga, 3 bariga. 2 se byagendekeye bite? Bamaze gukura, niba abana ntakibasha bigendera za Kigali. Bose nkibasha kubashobora. Imyaka ingahe? Hari ufite 20, hari n'ufite 18. Bagiye barangije kwiga se cyangwa ubuzima bwaranze bigira i Kigali? Uwo kwiga byabaye nk'ibibananira kubera ubushobozi. Ubwo hari ukuntu umwana agenda undi akamushuka akamujyana, ntumenye igihe yagendeye, nuko bigendeye. Ariko ntabwo ari ubushobozi bwatumye babivamo? Oya, n'ubushobozi bwari burimo buke. Byibura se aho bari i Kigali bafite akazi barakora? Ntacyo ubu babaye, ariko bakakumenya byibura akavuga ati muzehe. Nawe urabyumva, umwana wigendeye mu nzira nk'izo, umuntu aba areba ababona bari kumwe. Ariko ashobora kugenda ajya gushaka ubuzima nawe akakwibuka. Ntabwo navuga ngo wenda hari icyo bangezaho, barimenya ku giti cyabo. Ariko ni Kigali ntibiba byoroshye, biza ntukabarebe. Ntabwo biba byoroshye rwose, ndabizi. Ubwo rero ubwo ikibazo twari dufite cyari icyo ngicyo, biradufasha mu bushobozi, ariko ubu nyine urabona ko nta kuntu nanjye ndamutse. Muzehe, ndebye neza niwe mugabo wari uri hano muri iri tsinda. Kubera iki? Mama w'abana yari ari he? Ubwo nyine yaba yagiye gushakashakisha icyo abandi bana bari burye. Abandi bagabo se bo ntibemerewe? Abagabo banyu ntabwo bemerewe kuza guhagarara abana? None kuki bataje se hakaza abagore gusa?
sinzi igihe ubwo naje ku ruhande rwanjye kuko ntabwo namenya gahunda ngewe ubwo rero bashobora kuba wenda bafite ikibazo ngo iki ngo niwe muzima mama nyine uwo mubyeyi niwe muzima agiye gushakisha icyo abana barya kubera uyu arwaye nanyuze ngo uyu mugabo niwe muzima abanyu ariko ntacyo birumvikana agomba kugenda kugira ngo nawe uzijye muri ibi ngibi none se muzehe akaguru amaherezo ni ayahe amaherezo nyine ubu nongera kubona udufaranga aho ntubonye nzongera nzamuke ikibazo kubona itike biramba kubona itike none se ahubwo njya numva bavuga ko mu cyaro hakoreshwa amarozi cyane ntawe wigeze akubwira ko yaba ariyo mpamvu wenda kuguru kwawe kwabaye gutyo ntabwo nihutiye kujya muri abo bantu bamwe bavura kinyarwanda ntabwo bagiyemo ntabwo nabivangavanga bariya bantu ntabwo nabona amafaranga yabo barahenda kuja kwa muganga mbese hariya wagiye rwose urugo ruba ruhenutse burundu none se umuntu atanga ngahe tuvuge ngiye kwivuza nko ku kaguru kukajya mu bavuzi ba gakondo ariko apana abapfumu si batandukanye se abapfumu ntibatandukanye n'abavuzira ugiye rero mu bavuzi gakondo baguca amafaranga angahe kugusuzuma gusa n'urugero bashobora kunca n'ibihumbi nka 50 kukuvugira gusa kugusuzuma nta muti gusuzuma ni ibihumbi 5 gusubiza hejuru ni 5,000 ubwo kugira ngo bakuvure noneho ukire ni nka 50 urebye n'ijana waritanga ariko biterwa n'indwara babona uko ibara byibura se ukayatanga bakakuvura gakira none se kuki utagiyeyo nta bushobozi ntajyana iki ni ukuvuga ngo ku Gikanombe biroroshye kurusha kujya mu bavuzi gakondo nibyo byamfasha nese wishyuye ahangahe Kanombe iyo ngiyeyo nishyura ibihumbi nkoresha ibihumbi 10 byo mu mayira ibihumbi 10 byo kugera hano ho ahubwo reka nkubaze ugenda kuri moto nuko kuguru na hano nabonye umuntu agenda iminota 40 agera i Nyanza kubera ububabare uremera ugashinyiriza urashinyiriza akagashyuha ubu kajya gashyuha cyane nkabura uruhomekero ubwo ni ukuvuga ngo ubwo ni 10 ndagenda nk'itike nyine bakanga kwivuza hari ukuntu bajya bamfasha ku gipapuro cyo kwivuzaho icyaho baguciye angaho bushize kwivuza gusa banciye 15 bari na magana angahe 15 wakubitaho 10 ugataho 25 urumva ko abavuzi gakondo ko numva bihagazeho ariko burya baragerageza cyane baragerageza ni ukuvuga ngo ubonye ubushobozi wakijya muri gakondo cyangwa wasubira kwa muganga najyayo wajyayo ariko apana mu bapfumu muzehe ntabwo by'abapfumu nta n'uwananjyana ngo mukunde hari abavuzi gakondo bemewe na leta banazwi bakora bo nibo bamvura nkakira rwose navuze ko ukimurogana mu biterwa n'iki kwera mu bunyarwanda ni ubugome bw'abanyarwanda bafite ni ubugome bw'abanyarwanda no guhora ubusa ntacyo mupfa ariko ubu hari ubukeka uvuga uti byanze bikunze nawe ni ukubibona gutya rwose ukabyihorera inaha murarogana cyane